Dear students, welcome to my YouTube channel. I apologize for that. If you want to prove your level, please follow. This is really what you need. You open my reason. You make me smile every time when I see you. You make me smile when I greet you. Iri ni ijambo ryiza cyane rwose ryakugirira akamaro. No kuvuga ngo iyi nteruro ishatse kuvuga ngo untera kumwenyura buri uko ufunguye isomo ryanjye. My reason. Cyangwa se untera kumwenyura buri uko nkushuhuje, cyangwa se buri uko nkubonye. Niba muri njyewe mwiyumvishamo rwose iyo duhuye turamwenyurana tugatanga smile, muri njyewe mba numva nishimye. Iri ni ijambo nawe wagendana ryiza cyane ry'ubwenge. You make me smile every time when I see you. Cyangwa se ukavuga ngo when I send you message, cyangwa se when you call me, etc. Yes. If you respect yourself and respect others, they will return you. If you respect yourself and respect others, they will return you. Ushobora no kugukoresha when you respect yourself and respect others, they will return you. Ni ukuvuga ngo niba wubaha kandi ukubaha abandi bazakugarukira, cyangwa se niwiyubaha abandi rwose bazakubaha kuko wiyubashye. Urumva rero ntabwo ushobora kubahwa utiyubashye. Urumva ijambo rwose ni ingenzi. Izi nteruro ugiye kwiga aha ngaha ni ingenzi. Okay. I have finished to look closer look at you. I have finished to look at you. I have finished to look closer look at you. I have finished to look closer. I have finished to look closer. I have finished to look closer look at you. Yes, aha yashatse kuvuga ngo namaze kukunyuzamo ijisho, cyangwa se namaze kukubona ukuri. Yes. Yari nk'umuntu rero uri kukubeshya, cyangwa se asanzwe ari umuntu utanga inkuru ziri rumors, story ziri rumors z'ibinyoma, aho ngaho rwose uba wamuvumbuye kubera ko uba wameze kugira gute kumuhishura kare. Uzahita uvuga ati I have finished to look closer look at you. Niyo wavuga ngo I have finished to look closer, uba wameze kumubwira ngo namaze kukumenya. Aho ngaho rwose ibyo ngibyo namaze kukumenya, nakuvumbuye muri make. Urumva ko aya magambo ari ingenzi kuri wowe rero, kuyamenya ni ingenzi, akufitiye akamaro, nawe niho hantu uzajya ugenda ubonera n'andi. Okay, let's continue. Be careful if you want to laugh. Be careful if you want to laugh. To laugh. Yes, be careful if you want to laugh. Be careful if you want to get different friend. Yes, be careful if you want to get, cyangwa se to found many, you can say friends. Yes, friends. Ni ukuvuga ngo byitondere rero niba ushaka kugira ngo ubone inshuti nyinshi, cyangwa se ushaka kugira inshuti nyinshi. Ariko aha ngaha baravuze ngo be careful if you want to laugh. Byitondere niba ushaka kugira gute gukunda. Yes, ubwo rero niba ushaka gukunda byitondere. Gukunda ntabwo ari uguhubuka,
niyo mpamvu ino nteruro yo mu cyongereza bavuze ngo be careful if you want to love. Work hard until it pains, because poverty hurts much more. Work hard until it pains, because poverty hurts much more. Work hard until it pains, because poverty hurts much more. Hurts much more. Yes, iri jambo ndakwinginze urisigarane nubwo yose ari ingenzi, ariko iri jambo ni ingenzi niba ushaka kugira gute kumva icyo rivuze ukarikurikirana cyane, rirakuzanira ibitekerezo byinshi muri wowe niba utaratekerezaga ikintu cy'ingenzi. Aka kanya ugiye guhita ukibona. Niba rwose uri umunebwe, uri umuntu uri minimize yourself, uri umuntu mbese muri wowe utiha icyizere, rwose ahangaha urazihita ubona isomo ry'ingenzi. Niba bakubwiye ngo work hard until it pains, because poverty hurts much more, baba bakubwiye ngo kora cyane kugeza ubwo wumva ububabare, kubera ko ubukene bubabaza kurusha. Wabyumvise neza, ubukene burababaza kurusha. Nyamuneka nukora umurimo ukawivovotera, ubwo sinzi icyo ushaka hagati aho ngaho. Nta murimo utavuna, nta n'umurimo udatakaza umwanya. Hagati aho ngaho rero kora cyane kugera ubwo wumva ububabare, kuko ubukene bwo rwose buzakubabaza kurushaho. Aho kugira ngo ubabare ntacyo ufite, wababara hari icyo ufite. Okay. Nobody who can attacked by poverty. Nobody's who can attack it by poverty. Nobody's who can attacked by poverty. Ahangaha rero nta muntu n'umwe udashobora gukena bwo, nta n'umuntu udashobora kwatakwa n'ubukene. Buri muntu wese yakwatakwa nabwo, ariko icy'ingenzi ni uko ushyiramo imbaraga ukavuga ati niba mfite imbaraga nkeya ngomba kuzikoresha uko ziri kugira ngo nanjye zingeze ku kintu cy'ingenzi. Yes, niyo mpamvu bakubwira ngo nobody who can attacked by poverty. Yes, you can attacked by poverty. When you lost your money, immediately you can meet circumstance. Yes, you can choose another area to look for meal or jobs in order to do. Yes, thanks. Let's continue. Hano twabonye urundi rugero rwiza cyane ruvuga ngo don't minimize yourself if you want to be rich. Don't minimize yourself if you want to be rich. Ushobora kuba ukeneye gukira, ariko se muri make niyo ukeneye gukira urabigezwaho n'iki? Ni uko ukoresha imbaraga zawe. Imbaraga zawe rero ni cya gihe ugomba kuzikoresha buri kintu cyose utajogora, kuko nushaka kujogora it's up to you. Ibyo birakureba rwose, ni hahandi ugiye kwatakwa na bwa bukene. Niba ushaka rero kugera ku bukene, ntugire gute, ntujye hahandi ngo wicare ngo wibaze ngo ese nzabaho ndabigenze gute, kumva byakaze cyane. My friend, try to be different work. Ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda rishatse kuvuga ngo ntukigere wiheba niba ushaka kuba umukire, niba ushaka kugera ku ifaranga, reka kwiheba, ahubwo gira intego uvuge ati reka njyewe nkore. Yes, don't minimize yourself. Ntukihebe. Hari umuntu ushobora kwiheba rwose ufite imyaka nka 20, 15, 20, 25, 30. Si nubwo nkaho bawiheba wumva koko abagafashe baba baragafashe bageze ku myaka ingahe.
ushobora kubona nk'umuntu yarakize yifite nk'imyaka 50, 70, ukaba wati nanjye wama nka biriya, ariko se urashaka gukira nkawe bitewe n'iki? Biraterwa n'amaboko yawe, umurimo wawe ni ugupromotinga ukakugeza ku cyo ushaka. Ugomba gukora bikomeye cyane. Twameze kubona intero bikubwira ngo kora cyane kugeza ubwo wumva ububabare, kuko ubukene burababaza kurusha. Yes, hano rero tukakubonera irindi jambo rikomeye cyane rikureba. Biravuga ngo when your girlfriend wants your time and not your money, she loves us so much. But when she wants your money and not your time, she doesn't love you. Twagiye? When your girlfriend wants your time and not your money, she loves us so much. But when she wants your money and not your time, she doesn't love you. Never, never, never. Never. Yes. When your girlfriend wants your time and not your money, she loves you so much. But when she wants your money and not your time, she doesn't love you. Dear students, dear, ndakwinginze munyeshuri wese ureba iyi video, ndakwinginze ijambo rikurikiza. Niba umukunzi wawe rero ari uko agukunda, agukundiye amafaranga, ndakwambia ntago agukunze rwose. No time for love. Numva ntagiye rwose. I have no time to love. Ntagiye mfite rwose cyo gukunda. Okay. Thanks for watching my video. I hope you